Haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga, aho uherereye hose Imana ishimwe. Nongeye kuvuga ngo uri umugisha wanjye ni ukuri, kandi ujye ubyumva nk'impamo. Imana ikunezeze ikugirire neza. Muri iki gitondo nyemerera duhereze Imana icyubahiro. Ikoze iby'imbaraga, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana yarakwimanye, nanjye yaranyimanye, yarakurwaniriye, yaragutabaye, yarakurengeye. Imana yarahabaye aho imbaraga z'abana b'abantu zari zishize zibuze. Wabonye kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kubwo kuzirikana ineza y'Imana ku buzima bwacu. Uko iminsi igenda itambuka indiza, tubona gukomera kw'Imana. Rero muri iki gitondo ntukore ikosa ryo kubura gushima Imana. Wowe uri bwakiriye audio uri mu mahanga, ari ku manywa, nawe uzirikana iby'Imana yakoze ku buzima bwawe umunsi wose, uyihereze icyubahiro. Ntukaburire Imana umwanya wo kuyishima no kuzirikana ku by'urukundo rwayo. Imana ishimwe cyane. Rero iki gitondo turacyari muri ya teme yacu igira iti Uwiteka ibyiringiro by'abizera. Uwiteka atubereye ibyiringiro, Uwiteka aradutabaye, Uwiteka atugiriye neza. Abamwiringiye bose bakiyakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ntago Imana yigeze ibatererana, ntago yabakojeje isoni. Mu bikomeye wabonye Imana, ndetse Imana yakubereye gikurikirana. Imana yakubanjije ahakomeye, icagagurira imbaraga z'ibyari biteye ubwoba ku buzima bwawe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Dawidi, Zaburi ya 62. Duhereye ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye. Ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mwa bantu mwe, mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ahangaha Dawidi avuze neza Imana, ndetse amaze kubona yuko ntawe kumurengera, ntawe kumutabara. Histoire ya Dawidi murayizi. Ntabwo yari afite kirengera na gitabara, cyane cyane ko na se igihe cyo kwimikwa kuba umwami ya presence yeretse Yesaya abana be bose, Dawidi aramwibagirwa, agera aho aburanirwa n'Imana. Imana iravuga iti ariko koko umuhanuzi abaza se wa Dawidi ati nta wundi mwana ufite? Arangije mu gusobanura Dawidi aravuga ngo keretse akana k'agahererezi kabi iyo ngiyo mu ntama. Avuga amuminimiza, avuga amucisha bugufi, amuvuga nk'umuntu utari uwo kubahwa, amuvuga nk'umuntu utaberwa no kuba umwami, amuvuga abona ayo mavuta yo gusukwaho ya cyami atari wabereye. Ariko Imana itarobanura ku butoni, idakangwa n'igihagararo, idakangwa n'uburanga, ngo umuhanuzi aravuga ati ubu rero nta urya nta unywa uwo mwana atarageraho. Imana iramuburanira. Ahageze asutse amavuta abona kumanuka. Ubundi yarasukaga amavuta ntasohoke mu ihembe, ngarangije kuyasuka Dawidi ahageze amavuta arasohoka. Imana ishimwe. Dawidi aba umwami atyo. Aha rero Dawidi yari yibutse iby'amateka ye, arabyibuka agera igihe yari ageze mu rugamba, arwanwa na Goliyati. Ageze mu rugamba
Sawuli amuhigiga kumwica arabireba, arangije aravuga ati mutima wanjye turiza Imana yonyine kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Ni ukuri yararebye asanga nta wundi yakiringira, asanga iby'abantu nta bihari, iby'umuryango ntawe bihari, iby'inshuti ntazo. Arangije ati mutima wanjye turiza Uwiteka wenyine kuko ariyo byiringiro byanjye biturukaho. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo Uwiteka ni ibyiringiro by'abizera. Imana ihabwa icyubahiro. Arangije ayivuga neza ati ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Areba ukuntu Sawuli amuhiga amanywa na nijoro, arangije aravuga ati ni igihome kirekire kinkingira. Nawe nagiraga nkubwire muri iki gitondo, Uwiteka wenyine niwe gihome kirekire kigukingira kaga kose, imyambi yose Satani akumishaho. Reka nkubwire Uwiteka iyo ataba yarakubereye igihome kirekire kigukingira, hari imyambi iba yaragufashe ndetse ikaguhitana. Ariko Imana ishimwe ko yahabaye. Imana ishimwe. Akomeza yivuga neza cyane, aravuga ati Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye. Icyubahiro giturutse ku Mana nicyo cyubahiro kirambye, nicyo cyubahiro gifite agaciro, kuko wagishakisha kubeshya, wagishakisha gukora ibibi, ariko icyo cyubahiro kimeze nk'amashara yayandi atumurwa n'umuyaga. Icyubahiro rero giturutse ku Mana nicyo cyubahiro gifatika cyonyine. Imana ishimwe. Dawidi yari yibutse ko Imana ariyo yamwubahishije, yari yibutse ko Imana ariyo yamuhaye kuba umwami. Dawidi yari yibutse yuko Imana ariyo yemeye yuko yimikishwa amavuta. Arangije aravuga ati Uwiteka we, Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye. Imana ishimwe. Akomeza avuga ati igitare cy'imbaraga zanjye. Aravuga ati ni igitare cy'imbaraga zanjye. Atekereje ukuntu yakubise ibuye Goliyati akagwa yubamye, aravuga ati ni igitare cy'imbaraga zanjye. Ni ukuri hari ahakoze imbaraga z'Imana, hari ibigeragezo nawe usohokamo, hari ibigeragezo uhura nabyo, wabisohokamo ukaba wavuga gutya nka Dawudi, ukavuga uti igitare cy'imbaraga zanjye. Imana ishimwe. N'ubuhungiro bwanjye buri mu Mana. Imana ishimwe. Nta handi ho guhungira, nta handi ho kubwira Imana ngo mbese nta handi uretse mu Mana. Aho ngaho mu Mana niho wihisha bikemera. Aho mu Mana niho wihishamo inzara, Imana ikabigenda ibyoroshye. Mu Mana niho uhungira, Imana igakoresha imiti runaka ugakira uburwayi bw'igikatu. Mu Mana niho uhungira, amadeni akishyurwa. Mu Mana rero niho uhungira. Niyo mpamvu Dawidi yavuze neza ngo n'ubuhungiro bwanjye buri mu Mana. Ndagira ngo nkwinginge uhungire ku Mana. Hungira mu Mana, Imana izakugira neza. Hungira kuri Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza wawe. Imana izagutabara, Imana izaguhindurira amateka, Imana izaguhindurira ubuzima. Ibitaremeye mu muryango wanyu bizemera mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi abivuze neza ngo ubuhungiro bwanjye buri mu Mana. Imana ishimwe cyane. Arakomeza aravuga ati mwa bantu mwe mujye muyiringira. Nanjye ndakubwiye ngo jya wiringira Imana. Ibyo abantu wabiringira rwose pe, bakanakwereka n'ibintu bikomeye, ariko ibyo bintu bishirana nabo. Ariko iyo wahungiye mu Mana, Imana iguha ibintu birambye, ikubakira amateka mazima. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Dawidi avuze ngo mwa bantu mwe mujye muyiringira. Iby'imitima yanyu mubisuke imbere yayo. Ibintu byose biri mu mutima wawe ujye ujya mu cyumba cy'inzu yawe ufunge, ubisuke imbere y'Imana yawe yakuremye, Arufa na Omega. Imana ishimwe. Imana izi iminsi yawe yo kubaho muri iyi si, ujye ubisuka imbere yayo yonyine. Ntizimura, ntago yazimura, ntago yagenda ikuvuga. Ubisuke imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Imana niyo buhungiro bwacu. Imana ishimwe. Uwiteka ni ibyiringiro by'abizera. Imana ibaha umugisha. Weekend nziza. Imana izabagirire neza. Imana izabane namwe. Muzabona Imana. Shalom, shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe